ni cyambere mbisabiye ni imbabazi nimba naravuze biriya mbasabye imbabazi nizo za mbere kandi no ku Gasaro ndabasaba imbabazi ubona ko kenshi muri cyo kiganiro ubona bimo barabivugaga nyine nkumva bari kubivuga cyane nkavuga ati komana nk'ibi ni ibiki koko nishoyemo cyo kujya gusibya umuntu nta n'urushigeza namwoza ariko bya bintu byarambabaje bya cyane gusibya umuntu rega burya iyo ucecetse Imana irivugira ukoze ikintu cya mbere cy'intwari urakoze ni kwa kundi umuntu ashobora kugufata kamera nko gushaka kugira ngo agufate akwereke ko agufite ntabwo burya ntabwo bavuga ko ugiye gukora ikiganiro kuri channel y'umuntu cyangwa se kuri nko ku Gasaro ntabwo bigeze bambwira topic yo kuvuga ariko akenshi watangaje yige oya biriya juste navuga ko biriya byajemo kwa kundi umuntu ashobora kujya gukora nk'ikiganiro mu kuntu kwa usanga ari nk'abantu bari aho ku ruhande avuga ati bivuge okay muri make bagupushinze kumbeshyira nyamuneka ubu nagarutse urakoze cyane wa mwana w'ikira yaranavuga ngo umwana agarutse wawe aya nagurikira Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye impande zose ndabasuhuje cyane abari mu ntara enye z'u Rwanda mujyi wa Kigali ndetse naho utarakora subscribe ibiganiro byacu ubona ari byiza wayikora nta kibazo ndabasuhuje cyane rero abari Finlande, Belgique, Italie, Australie, abari Hollande, Suisse, Norvège n'abari Cap Vert, abari Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nukuri natwe turakunda cyane nsuje cyane abantu bari muri Zambia, Burundi, Mozambique ndetse na Uganda na RDC n'abandi bose comment zenda zona kandi turabakunda umunsi wo tukumwe n'umutumirwa tugiye kuganira nawe byinshi bitandukanye mwagiye mwibaza byinshi bitandukanye kuri we uyu munsi akaba yifuje ko akora ikiganiro hano ku Gasaro impamvu rero ibyo byose muraza kuyimenya Ige tuguhaye ikaze murakoze cyane amakuru ni meza amakuru y'igihe reka mvuge ngo kirekire cyane amakuru ni meza kubera ko yajemo na lockdown n'iki no kutabonana uko navuga kuri amagambo make nkunda kuvuga urakoze cyane hanyuma se umuntu bita Ige uyu munsi tuyokora ikiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro twajya dukora wampamagaye urambwira ati ngenda ndashaka ko dukorana ikiganiro nyuma y'igihe kirekire tudakorana ibiganiro byakujemo gute kuvuga ati reka nsubire ku Gasaro gukorana nabo umunsi turagendana etape par etape urakoze navugaga ko nagwamagaye numva nkumbuye ku Gasaro harimo n'abakunzi banjye bahoze navuga ko ari abahoze n'ubundi bari abashuti banjye bo ku Gasaro bakundana no kungira inama hakazamo n'abambwira ko ngomba no kuba nava mu byo ndimo nkajya mu nzira nziza ya gikristo ubu niyo nahisemo ubu nicayemo neza nademye urakoze cyane mu by'ukuri uravuze ati ndi umukristo ariko ndashaka dusobanurira abantu ubundi umuntu bita Ige yapfuye iki na Gasaro impamvu mbikubaza oya wiseka hari benshi bakomeje kugenda bibaza icyo kintu ati Ige na Gasaro bafitanye ibibazo uyu munsi rero ndashaka dukureho urujijo Agasaro ubundi waba arapfuye iki nako cyangwa se na Sandra cyane ko ari we ugakora ibyo ari byo byose murakoze ikintu navuga ku Gasaro ntacyo nigeze mpfa na Gasaro cyambere ikindi cya kabiri ni kwa kundi umuntu ashobora kugufata kamera nko gushaka kugira ngo agufate akwereke ko agufite niko navuga ariko naravuze ati nkangiye mu myaka yanjye ngezemo ntago ari kuba nafata ngo banyereke ngo anyereke inzira yo gucamo oya narakuze imyaka mfite nubwo atari myinshi cyane iraho ntacyo nigeze mpfa na Gasaro rwose bavandimwe gusa hajemo n'ikibazo cya lockdown no kubura ukuntu umuntu atambuka no kuzamo cyane ariko
yewe nta kintu cyakishe inyuma ya Gasaro. urakoze cyane. Abakozi bacu benshi bagiye baca inbox ya Gasaro, benshi bakomeza bambaza ati Hugue, hari ibyo twabonye agenda atangaza, hari ibyo twabonye byinshi cyane agenda avuga, ati wenda uzagende utubwire ukuri. Ariko ku ruhande rwanjye wenda no kwemera kwanjye nuko neye, ntago nari kuza YouTube ngewe burya sinkunda ibintu kwiregura cyane, ngo nje kwiregura ngo ndabeshyerwa cyangwa iki n'iki, kuko burya igihe kiratinda ukuri kw'ikintu kukagaragara. Yeah. That's why rero uyu munsi wenda urabizi ko rimwe na rimwe twajyaga tuvugana amakuru, ngewe wabonye kwenda nta rwango ngira. Ariko wenda nanone kwisobanura kwa kunzi banje mu mbabarire, hari benshi mwabinsabye, ariko ntago byari gushoka kuko kwisobanura undi akagaruka kongera kwisobanura undi akagaruka gutyo bitera ahubwo urwangano rwikubye. Nimba hanyuma Hugue ni umuntu umwe wabashije kuvuga ati ngewe yongeye ku Gasaro mbwirwa amagambo yo kuvuga, icyo kintu kivuga iki? Ati ndayoborwa, mbwirwa n'umunyamakuru ati vuga ibi ngibi cyangwa se vuga iki n'iki. Okay, murakoze cyane kuri ibyo bintu. Ntago burya ntabwo bavuga ko ugiye gukora ikiganiro kuri channel y'umuntu cyangwa se kuri nko ku Gasaro, ntabwo bigeze bambwira topic yo kuvuga. Oya nayo. Ariko akenshi watangaje Hugue. Oya. Biriya juste navuga ko biriya byajemo kwa kundi umuntu ashobora kujya gukora nk'ikiganiro mu kuntu kwa usanga ari nk'abantu bari aho ku ruhande avuga ati bivuge. Okay, muri make bagupushinze kumbeshyira. Navuga ari nko nabifata. Okay, urakoze cyane. Wenda benshi hari abantu bagiye banga Gasaro, bamwe na bamwe ati nibyo koko Sandra wenda se ni gute yabwiraga Hugue gusebyana. Hanyuma Hugue, ikindi kibazo nakwibariza, hari cano wenda ntago ndi bivuga izina, naba narigeze nkubwira ati uyu muntu ndamwanga cyangwa se hari ikintu mpfa nawe? Impamvu mbikubaza nuko Hugue ari muri babandi wenda batanze ikiganiro. Uyu munsi rero ndashaka ibintu bibe clear, babantu bose bibazaga kuri Sandra Hugue none uyu munsi ni nkaho ari we muntu navuga ngo uri bubibwirira ukuri ku kintu, kuko hari impamvu wenda runaka yavuze ati reka njye ku Gasaro. Murakoze. Navuga ko Deni ntago uriya muntu nk'uko bivuze ko ntago ushaka kumuvuga na channel yiwe, ukuntu yagiye Deni atubwira amateka yawe nawe twumvishije yuko akenshi nta mutima urimo mubi, mwabanye neza, gusa niko hajemo burya iyo babiri bakundanye hagomba kuzamo n'uwa gatatu. Urakoze. Hanyuma se urwango rwaturutse he? Kuko nzi neza ko ndi mu bantu wenda ntago ndi mukuru, ariko sindi n'umwana, uriya n'umuntu nafata nka mukuru wanjye cyose nk'umumama, ariko wenda urwango rwaba rwaraturutse hehe? Nuko wakoze hano cyangwa Deni ahantu yabonye atangira kuvuga kuriya agira ngo ni agusenye, ni kuri kara kantu ngo kagiye hanze kangiye kako kuvuga kuriya kuntu kwa maransho eka breast card. Deni niko ikintu cyabaye intandaro ya byose. Deni ariko ndamubwira ati ariko burya hari igihe umuntu ashobora gukora akantu kugira ngo umuntu amuhitingishe kugira ngo yamamare. Okay, reka ngusubize kuri ako kantu. Nicyo kintu nyuma yaho narakigusobanuriye. Hugue, ngewe ndi umunyamakuru n'abantu babyumve. Umunyamakuru ntago ari we editinga izi nkuru. Nimba njye nkoze ikiganiro ukuri namwe mamukuzi, hari uweditinga. Ikosa ko nabigusobanuriye rigaruka ku munyamakuru gute kandi atari gukora editing? Nawe Deni kuntu njye nabyumvishe ukuntu we yagiye abizanamo ibintu byo kugira ngo hazemo ibintu by'urwango. Deni navuga ko hajemo kiriya kintu cy'ikibazo, kandi nawe akenshi nawe burya umuntu ntago umuntu umwe nta mutu umwe wigira inama, kandi baravuga ngo iyo umunyamakuru akoze ikiganiro ntago ari gukora edit, ntago ari gufata ikintu ngo yategekiraho. Hagomba kuba hari umuntu wundi ugomba kugitinga, akaza n'undi ugomba kugikontorora akareba ko wakoze edit cyagenze neza, akavuga ati kano kantu gakosore, hajemo kandi kabazo ongera. Ntabwo aba yicaye ari umuntu wenyine, ariko ushobora gusanga kari akantu karajemo akaba wa muntu ukora edit akavuga ati kano kantu ndabona nkarishije hit kaba karyoshye. Ibyo birashoboka.
reka nkafate kano kantu gatoya ko mabwe ko n'umwanya munini kari gatwaye gatoga nk'amasegonda 30 30 ni 30 ni 30 secondes. Hanyuma se ukabona yige ngenda jyo tugendana wigeze ubona amarogo ya Gasaro ntiwakabonye ko nyine andi umuntu uko gushaka gusenya uwo muntu bita yige ntago nari kari gusohoka katarimo Gasaro ibyo byose nagusone kari abantu wenda bagaciye iyo nshaka kuko gusenya umuntu bita yige twajyaga dukorana rimwe na rimwe nari gushyiraho rogo yanjye wigeze se ubibonaho oya ntago nigeze mbonaho rogo nese ukimara kuvuga ati nta rogo irimo kuki wowe wenda utavuze ati ibi bintu wenda birimo ikindi mpamvu wenda ubashe kumusobanurira kuko burya naricaye umuntu wa mbere banje kukanya betse gato akantu gato nanshaka kukubwira mu kanya nta kibazo na hari umuntu wa mbere banje kunyekana umuntu w'umushiti wanjye twakoranaga mu ntara just yaragize gutya aramamagara arambwira se hajye gufite WhatsApp ndamwana muri no misi telefone ngifite ikibazo na WhatsApp ndabona yego ariko ndi hafi kuyibona arambwira ati mbabarira ushaka umuntu w'umushiti wawe umbwira nkamwoherereze kano kantu wakoze ndamwe se nakahe abarakanyeretse ati ndamubwira ati bino ni ibintu bisanzwe n'ubundi ni hit umuntu ashaka kwirira n'ubundi byose ni bimwe kugira ngo umuntu amenyekane buriya no muri Amerika karahageze ni mutanabizi karahageze tuna mamudogo wanjye bayo yarakabonye ariko numva twasubira ku kiganiro twe turimo kuri biriya navuga ko nta bintu birebire byaba birimo nta bintu byinshi ya urakoze hanyuma hari ikindi kibazo benshi bagiye bibaza ati Sandra wenda yatangaga amafaranga y'ahayige kugira ngo asenye umuntu icyo kintu ntago ngiyewe nshobora guhakana ko mwabana umwe munyumve neza muri wenda kureba iki kiganiro nshobora guha amafaranga umuntu ariko ayo mafaranga iyo umuntu yifashe umwanya wakitanga akaza kundeba mu kiganiro cyanjye ntago nshobora kumuha ibihumbi 5 cyangwa kuko ibihumbi 5 ntibyagura umwanya w'umuntu ntago nshobora kumuha ibyo bihumbi 5 ngo nguze iki kiganiro cyangwa se ngo nyaguhaye kugira ngo usenye umuntu bibaho ige wenda tugiye tuvugisha ukuri gatoya nigeze wenda ngo amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 2 waranabyivugiye by the way 7 cyangwa 7 se byagura ikiganiro ntago ibintu byagura ikiganiro kandi ntabwo bitagura n'umuntu kuko njyewe nimba mbifashe niyo ni nka mbifata nka transport hari benshi twakoranye kandi ayo mafaranga ajya mvuga ati akira transport kuko niba umuntu aje akafata umwanya wakaza mu kiganiro cyanjye nuko aba yanyubashye kumuhita ike rero ndumva nta kintu cy'ikibazo kirimo ariko ati yiga yavuze ati njyewe nahabwaga amafaranga sinzi wenda amafaranga uko abisobanuye ati niyo yakoraga ishyano y'amagaya nayo biriya nabivuze kugira ngo burya igihe umuntu akora ikintu kugira ngo ushimishe umuntu kugira ngo umwereke ko ubundi navuga gushimisha ari igihe usanga kenshi njye ibintu byinshi nagiye nkora afite nyuma nkanaregreta nkavuga se nk'iki kiganiro nigisohoka bizamera bite nyina mbitekerezaho bigeraho ndavuga ati ubu ngubu aho ngeze ubu nta muntu uzongera kumfatira imyanzuro yewe n'abavandimwe ntibazongera kumfatira imyanzuro ndafata decision yo kuvuga ati na nyir'ubwite nawe nubwo rwose nubwo nawe afite channel yiwe ntabwo nzongera kwisubiraho oya kwisubiraho byo nta n'ikibazo nta n'icyo bitwaye yige kuko burya umuntu wamenye Imana cyangwa se uri mu nzira nziza ntago burya wafata icyemezo nk'icyo oya kubera ko then hari abantu bandi hafi cyane niko navuga twakoze inama barambwira ngo ibintu byo kujya ku macano cyane no gura ku cano nago bikigezweho then nimba ushaka gukora ikiganiro ushaka nka cano yindi iyo ndukora ikiganiro gito kidatwaye iminota myinshi cyane mwakora ikiganiro cyo gusenga mwavuga mu buzima busanzwe bwawe nta kibazo ariko turashaka kuba umera nk'ubibagiranye gato kuri ku macano ho gatoya uko abantu bazena kuguhaga ndavuga ati n'ubundi ntabwo nzongera hanyuma hari benshi bambazaga ati umuntu yitayige
twaherutse ari inshuti yawe mwapfuye iki atese yige ko yagusebeje yige ko akuvuze amagambo atari meza yige ko yakuvuzeho ibiki byose ati gira icyo bitubwiraho gira icyo babwira kuri uyu munsi. Ikintu cya mbere nababwira cya mbere nyamuneka ntago navuga ngo yewe ni nka drogue nta kintu nigeze mva na Gasaro no kuba nagiye mbabwira mvuga kuriya burya ari ikintu umuntu akora ikintu kugira ngo ushimishe umuntu kugira ngo umwereke ko byose bishoboka ariko ikintu cya mbere mbisabiye ni imbabazi nimba naravuze biriya mbasabye imbabazi nizo za mbere kandi no ku Gasaro ndabasaba imbabazi. Njye urabizi ko nakwabariye imbere ntuzi ko mutima mubisi njye urabizi rwose ari umuntu akora ikintu kugira ngo ashimishe umuntu urabizi ko wenda waramamaga bambwira ati ndumva wenda hari ubwo utari kunyitaba cyangwa se ari kumbwira nabi ariko urabizi ko nakwakiriye indi cyane rwose kandi wanyifurije isabukuru nziza naragusubije wansabye ko twakora ikiganiro nakubwiye ati ngwino nguhaye ikaze njye nta kibazo nta mutima mubi oya nta mutima mubi rwose pe niba munyeneye ko dukana ikiganiro ndahari harya uyu munsi turi ku itariki turi 20 ku itariki 20 z'ukwa gatatu hanyuma uyu munsi ni iyihe mpamvu yatumye uvuga ati ndumva nkumbuye wenda kujya kuba nabwira abantu kuri ku Gasaro ndetse ukanavuga ati uno munyamakuru n'ubwo wenda hari ibyo nagiye mvuga bitari byiza tukaba dusa n'abakomanyeho imitwe wenda njyewe ntago benshi bakora iki kiganiro nta zina ry'umuntu navuze nta cano y'umuntu navuze wenda ahanini baragikurikiye sinzi niba hari ikintu kibibumvira ese undi yige wenda ikibazo kimwe cy'amatsiko ikiganiro yagikurikiye ni nk'ikihe kintu kuri muri abo wenda barakaye kibi cyakubabaje mu kiganiro cyatanzwe hariya ukavuga ati reka nanjye ngende nihorere mvuga amagambo atari na meza cyangwa se yisebanya. Ntago navuga ko naba ngiye kwihorera aho ngaho navuga ko nabangiye gutandukanira cyane mu byo kubyinjiramo cyane burangiye kenshi iyo ninjiye mu kintu gituma nihugaho umwanya munini cyane bigatuma nkitekerezaho cyane ugasanga n'ibyo ngiye gukora ndanabyishe gusa nyine iki kiganiro nakikurikiye buriya nshaka gukora nk'ikintu kugira ngo bitekereze mfite urupapuro na bike nkandika nkajya mu cyumba nkandika bitekerezaho ndangije urupapuro navuga ati ibi ngibi byari bituma ngiye kwitiranya n'abantu ngifata ndakizingazinga njya kujugunya muri poubelle. Kiriya kiganiro cyabaye narakirebye ndangije ndabona yuko hari ikintu cyihishe inyuma nubwo tutabibona ku maso bamwe na bamwe barabibona twe dushobora kuba baradukinze bikatuma tutabizi ariko biri aho ngaho ubona bibaye ukabona ibintu biraje birakugweriye ukatuvuga ati mana mfashe mu bintu ngiye gukora gusa nyir'ubwite ntabibone nabi kuko akenshi buriya akenshi ibyinshi nkunda kubyibagirwa ndabizi ko kanone nkunda kwigira akamazo ko kwibagirwa vuba so ndangije ndabireba ndavuga ati okay kandi bikore buriya kenshi mu buzima bwanjye bituma naninjira muri nuze yanjye sinzirimba ariko navuga se gute buriya nabwo mu rwego rwo oya we ikintu noneho cyakubabaje nka yige muri kiriya kiganiro aho benshi nabonaga muri comment bamwe na bamwe ati nta kintu Agasaro babavuzeho abandi batanga comment zitandukanye nka yige ku giti cyawe wowe ni cye kintu cyakubabaje mu kiriya kiganiro cyane ko nkanjye w'umunyamakuru wa Gasaro nta n'ikintu nigeze mbavugaho kiri negative nje narabazaga nkuko umuntu yambwira ati nshaka ko dukorana ikiganiro akaza kuri cano yanjye then hariyaho ubona ko kenshi muri cyo kiganiro barabivugaga nyine nkumva bari kubivuga cyane nkavuga ati ariko mana nk'ibi ni ibiki koko nishoyemo cyo kujya gusibya umuntu nta n'urushyigeza namwoza nta n'iki ibi ni ibiki then babona ko akenshi ndi kujya yabimbaza yarumva ko nabonaga yacanga no kubimbazaho nkamera nk'ubigongaho gato nkata nongera nkata nigendera nkajya kuvuga ibindi ariko bya bintu byarambabaje bya cyane gusebya umuntu oya nta kibazo icyambere burya umuntu n'ubuze ukuri kwiwe ubwo hagati yawe nawe
harimo ikintu tutazi twebwe ku biti oya cyacu. njyewe ntacyo none se cyaba gihari gute gihari njyewe ntago naba iyi saha wenda nyakira babantu bansebeje sibyo nari kumpamagara ati Sandra dukorana ikiganiro sinkwakire nkakubwira ati hoya ariko uyu munsi impamvu wenda nakwakiriye ni ukugira ngo benshi bamenye ukuri kandi kuko yaba kiba gihari nari kugaruka kuri cano yanjye nkongera gusubiza gusa narabikunze ukuntu wabigenzemo. wigeze ubona sinza kubasubiza reka uko deni rega burya iyo ucecetse Imana irivugira. Ukoze ikintu cya mbere cy'intwari. urakoze. Narabikunze cyane biriya bintu narabikunze cyane kuko utaranagiye ngo usubize. Narabikunze numva biranashimishije ndavuga ati okay ni buriya umunsi umwe tu hari umunsi nzabyuka bya bindi kwa kundi ko ngunda kubyuka n'ubundi programme nyipanya mu gitondo. Nabyutse mu gitondo ntabwo ariko wajya ku Gasaro nkagenda nkakora ikiganiro ku bya numvaga mbakumbuye numvaga nshaka gukora ikiganiro n'abari bavuga ati sigari he hasigaye abahe ko tumubona kwica nimwe nyamuneka ubu nagarutse. urakoze cyane. Mwana w'ikirara navuga ngo umwana aya ntabwo uri ikirara niko nashatse kubisobanuramo ariko ubu ngengaruka mu rugo ndahari nimunyira ku kiganiro ndahari nta kibazo. Hanyuma yige uyu munsi ku itariki 23 umwaka wa 2021 hari amafaranga naba nakwishyuye ngo uze kuma iki kiganiro kandi njye bikwisabiye. Yego nyine impamvu hari ushaka gutekereza ati yiga yagiyeyo kuko yishyuwe yego niwe wabinyisabiye ariko impamvu ndagiye ibintu bekliya hari amafaranga umuntu bita Sandrine wo ku Gasaro yaba yakwishyuye ngo uze utange ikiganiro. Nyamuneka ntago rwose navuga ko ntayo rwose dore ndamanitse yanjye dore aba kuri telefone amafaranga yanjye aba kuri telefone njye witegeye njye ukoze wamuhamagaye no gutaha ndataha nitegeye nta mafaranga navuga ko yampaye. Bose Sandrine mwiza mujye kumureka witurije z'ubwenge witonze akameshaje burya. Yego rwose nawe ngo kumbe kunsetsa. Hanyuma reka nta kibazo byinshi birasobanutse njye njya nkunda kubwira abantu ni ukuri kurivugira. Hari benshi bakomeje bambwira ati turagukunda wagiye ukatubwira ukuri kuri biriya bintu ese waritabye anyway najya nababwire ko wenda ntago ngiye nigize nitaba ntago ese naherutse ndamvuga ati nzitaba byagenze biti wenda ufite amakuru. Ntago yitabye kuko na nyuma natwe nango nyeze kongera kuduhamagara gusa ntibuka ko bigeze kumamagara ku ruhande kugira ngo dutange ndavuga ngo amakuru ahagije. Niko ko nagize no kubabwira ko ndababwira ati ndarwaye ntago ndi kubasha kugenda nimba mushaka kode mu mwirimba fatire kode aho ndashimira Imana ko itabaye kode namwe ko ndwaye igifu. Kubera iki se wari ufite ikibazo ntujye kurega wa munyamakuru? So burya iyo hari gihe umuntu ahubuka manyiza kigarura ya tunabiveho wenda benshi ku byo bibazaga barasobanukiwe. Reka nicyo kintu tukiveho yige yasabye imbabazi nazimuhaye n'Imana mwishurira bibona ngende umuntu ucisha make unababarira sibyo yige cyane urabizi rwose ko nta kibazo cyanjye cyane ko wenda mbwiye ati narashutswe burya ntacyo bintwaye nge nakubabare ku mutima wanjye. Of course urakoze. Gasaro TV.